mwese nanjye ndimo twemere neza ko Amerika ariwo mugabane muto kandi akaba ari urenze iyindi haba mu iterambere n'iby'ubukungu. Ariko se kandi ko twese tubyemera, ubu turaza kwemeranya neza ko u Rwanda rurusha ibyo byose twavugaga hejuru United States of America. Aho uri banza ufata agacupa ugasoma ucururuke maze ukande subscribe nanjye nsome nze ngusobanurire. Uhereye kuri perezida wa mbere wayoboye United States of America ukarinda ugera kuri Joe Biden uriho ubu, nta muperezida n'uyu n'umwe wakoze nk'iby'uyu mugabo w'igihangange ngiye kubwira. Amazina yanjye ni Nahini Rod 123 go. Amaginga ya Amerika niwo mugabane wubatswe n'amoko y'abantu atandukanye: Abanyamerika, Abanyaziya, Abanyafurika n'andi moko yose y'abantu babaho ku isi. Niyo mpamvu nawe uyu munsi wagurutse ukajya gutura muri USA nta wagutera amabuye, kubera ko n'ubundi nawe waba usa nabo. Nufata igikoresho cyawe cya electronique cyuje internet, smartphone na computer, urashobora kwinjira muri search engine yawe cyangwa se amashakiro wandikemo history of America cyangwa amateka ya Amerika, barahita bakuzana byose bibaza kuri Amerika. Naho njye sinazinduwe no kuvuga kuri Amerika, nazinduwe no kuvuga kuri Hero of Africa, intwari ya Afrika. Ese niba Amerika ubwayo n'ibindi bihugu by'Uburayi bidashobora kuruta u Rwanda, utekereza ko hari ikindi gihugu cyaruta u Rwanda muri Afrika? Igisubizo ni hoya. Nyemera noneho nkuvane mu kugucanga maze ucangura ubwenge, wicara uca akabogi utuze ndagusobanurira. Amerika n'ibindi bihugu by'Iburayi byamaze imyaka inzovu biri mu iterambere ryo kwiyubaka. Muri iyo myaka yose yahise n'u Rwanda narwo rwari muri uwo muvuduko wo kwiyubaka. Uko bwije n'uko bukeye u Rwanda rukagura imbibi zarwo. Aho murumva ko hari kera cyane. Iyo biza kugeza iki gihe u Rwanda ruba ari cyo gihugu cya mbere mu iterambere, cyangwa se rukaba ari mu by'imbere nyine bya mbere. Uko amajoro n'amanywa byose byahitaga niko u Rwanda rwatumaga amahanga n'ayatinya. Ariko se mama, icyo gitinyiro cyahereye he? Ese koko cyarazimiye burundu? Icara wumve. Uko bwiraga bugacya u Rwanda rutitiza amahanga, n'ababisha bararaga amajoro bandika ku mpapuro baca amagrafu biga imibare n'ibindi by'ubwenge ngo barebe ko baturisha u Rwanda rwari ku muvuduko wo hejuru mu kwagura imbibi zarwo. Ibyo ntibyatinze ngo Ubudage bube bwinjiye u Rwanda. Mu Gifaransa cyinshi bati on les coupe, turabagabanya. Uwari rubanda rw'umwami yitwa Umututsi, Umuhutu ndetse n'Umutwa. Cya gihugu cyari ku muvuduko wo hejuru gitangira gukorera umukoroni, maze abubakaga igihugu cyabo batangira kubakira umukoroni. Wagira ngo urashaka ubwigenge, ibibuno byawe bigahabwa imigiti. Icyo gihe Abanyarwanda barahingaga ntibasarure, bagateka ntibarye, bakubaka ntibature, byose bikitwa iby'umukoroni. Imyaka yarahise indi ica iratambuka, maze inkuru ikwirakwira muri buri gutwi kwa muntu wari utuye ku isi, bati Umudage aratsinzwe. Umunyarwanda nawe ati ducitse ku ngohe. Abahanga muri icyo gihe bari bayoboye isi barongeye baricara, baca amagrafu bashyiraho amaforomire yose isi igomba kugenderaho. Mu bwenge busa n'aho ari buke bwabo bati Umubirigi nayobora u Rwanda. Inkuru mbi, Umubirigi koko yinjira u Rwanda. Iki gitondo cy'umugisha nahawe ntabwo ari icyo kuvuga ku mateka y'u Rwanda n'ubukoroni bwabo. Nazinduwe no kuvuga kuri Hero of Africa, intwari ya Afrika. Umubirigi akimara kugera mu Rwanda, imyaka yaragiye iratambuka, akora byinshi bitari byiza hano mu Rwanda. Maze Imana aho yari itetse ijabiro ireba umwe mu bari abamarayika bayo bari beza bakoraga neza mu ijuru,
imwita Jambo, iti Jambo manuka uvuke. Hari mu gitondo cya kare, gusa icyo gitondo ntabwo cyari gihuye n'ibindi bitondo tusanzwe tuzi. Icyo gitondo cyari cyihariye. Fata agati maze ushyire mu gutwi kwawe, maze ukuremo utwandage nakwita udukurugutwa, maze nawe unkundire umfatire iyi tariki mu mutwe. Kuri iyi tariki izuba ryanze kurenga, ryarasiye iburasirazuba nk'aho risanzwe rirasira, gusa rigeze hagati mu gihugu izuba ryanga gutirimuka. Icyo cyari ikimenyetso Imana yagaragaje ko Jambo yamanutse akavuka. Hari tariki ya 23 Nyakanga mu 1957. Uwo munsi mu Rwanda havutseho marayika. Ababyeyi, abana, twese turaterana maze tujya ubunyano. Tumaze kwijuta bati tumwite izina, maze umusaza umwe Gahigi ati mwise Imanzi. Umusaza undi nawe Sebahizi ati mwise Imena. Rwasamanzi nawe kwa Rwogera ati mwise Ingenzi. Nanjye ni iyi ni intwari ya Afurika. Imyaka yaratambutse, igihe kiragera, amategeko yongera gutegeka bya bihugu birimo n'Ububiligi bwari mu Rwanda gusubira mu bihugu byabo. Gusa uretse kuba Ububiligi bwarasahuye igihugu cy'u Rwanda, ubuso bwarwo bwatumye n'Abanyarwanda ubwabo bisubiranamo, maze mu Rwanda handikwa amateka ko hari kuba jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Reka maze mwisabire usubire kuri search engine yawe, maze umenye neza jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Amarira, agahinda n'umubabaro nibyo biri buganza umutima wawe. Naho njye nazinduwe na Hero of Africa, intwari ya Afurika. Mu gihe mu Rwanda habaga jenoside yakorerwaga Abatutsi muri Mata 1994, amahanga yose, ijisho ryose rya muntu ryararebaga. Gusa nta muntu cyangwa ikindi gihugu n'iki na kimwe, yewe na y'Amerika twavugaga haruguru, yagize icyo ikora ku byabaga kuri jenoside yakorerwaga mu Rwanda. Uretse abana, urubyiruko n'abasaza b'Abanyarwanda bari barateshejwe igihugu cyabo, nibo bahagurutse maze bemera gutanga ubuzima bwabo. Uretse ubwenge n'umuhate, umurava bari bafite, nta kindi n'iki na kimwe bari bishingiyeho ngo bahagarike ya jenoside yakorerwaga Abatutsi muri Mata 1994. Ibyo byarabaye. Niba wibuka neza, ongera utekereze kuri ya tariki ya 23 Nyakanga 1957. Ya mazina yose twise wa mwana, njye nkamwita intwari ya Afurika. Abasaza bati ni Ingenzi, undi ati ni Imena, undi ati ni Imanzi. Uwo ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Paul Kagame. Paul Kagame. Ubwo ngeze kuri uyu mugabo, noneho wasobanukirwa umujyo Amerika cyangwa se abayobozi bayo bari hasi y'u Rwanda. Iyo uhagurutse aho ukinjira mu mujyi wa Kigali, ukitegereza ibyiza byinshi bitatse u Rwanda, wagira ngo ni ibikorwa byubatswe mu myaka nk'iy'Amerika n'ahandi bamaze bubaka ibihugu byabo. Ariko iyo wibutse ko byakozwe mu myaka 30 gusa, nta washidikanya kutangara. Iyo urebye ahantu utuye, ubumwe, urukundo n'ubufatanye ubanyemo n'abaturanyi bawe, birumvikana ko utekereza cyane. Iyo urebye ubuhanga, amashuri, isuku, umutekano n'ibindi byo ku rwego rwo hejuru, nta washidikanya ko uryama ugasinzira. Ibyo byose byubatswe na wa muryango w'Abanyarwanda FPR, hamwe n'umuyobozi w'ikirenga Rutikanga rutitiza amahanga ababisha bagahunga, Paul Kagame. Ibyo byose wumvishe nta handi wabisanga uretse muri filime Hero of Africa yanditswe na Manirareba Hassan. Ukeneye gukina iyi filimi?
Ese urumva iyi filimi yakinwa n'Abanyarwanda ikaryoha nk'uko umwanzi abyifuza? Ushobora kuduha ibitekerezo byawe, reka duhurire muri Hero of Africa, ibitekerezo byanyu birakenewe. Hero of Africa.